Gaella ati Samantha, musaza wanjye ni umwana mwiza ku buryo udashobora kumva, ndakubwiza ukuri, yenda wagira ngo ni uko ari musaza wanjye ndi kumuvuga ibyiza gusa, ariko ni ukuri ni umwana mwiza ku buryo muramutse mukundanye ntabikunda cyane kandi yaguhoza amarira. Nyuma y'igihe gitoya Benita nawe abwira Gaella ati Gaella koko ni wowe wansenyeye urugo, none se wari ugamije iki? Ariko nako nanjye reka kwirirwa nkubaza byinshi, icyo wari ugamije ndakireba, ibyo washakaga kugeraho byose ndabibona kandi byose wabigezeho. Kurikira iyi nkuru rero kugeza igeze ku musozo, maze wiyumvire uko aba bombi bakundanye nta n'umwe ubigizemo uruhare. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo tuyitangiriye mu rugo kwa Benita. Gaella rero ni inshuti ye magara, aba yagiye kumusura maze akinjira amubwira ati ariko se ubundi Benita, ubona koko uzabona umusheri? Urabona ukuntu uba wambaye nk'ababikira? Wajya ugerageza ukambara nk'abakobwa basobanutse koko, nawe urakabya ndakubwiza ukuri. Benita ati hoya rwose nawe wikabya, ntabwo nambara nk'ababikira, sinakubwiye ko uyu munsi noneho naguze ikanzu y'akataraboneka. Gaella ati ahubwo amatsiko yanyishe, ngaho nyereka noneho ndebe ko waba wisubiyeho. Benita rero ahita ajya mu cyumba cye kuzana ya kanzu, maze arayizana agahita yereka Gaella. Gaella rero aba akiyibona akamubwira ati noneho wabera, iyi kanzu ni nziza cyane. Benita ati ibyo ngibyo noneho kubivuga ntayambaye, icyakwereka uyibonye nyambaye ukuntu imbereye. Gaella nawe ati ni ukuri ndabibona ni nziza cyane, ibara ry'umutuku ndarikunda. Ati none se witeguye gusohoka ko ndeba wagira ngo ufite gahunda? Benita ati cyane ngiye gusohoka. Gaella ahita amubwira ati ariko ni ukuri niba rwose ugifite ibibazo by'amafaranga n'ubundi nakuguriza nta kibazo ukazaba unyishyura wayabonye. Benita ahita amubwira ati oya rwose urakoze cyane, nayo wangurije sindayakwishyura, gusa nanone yatumye hari ibibazo byinshi rwose mbasha gukemura. Warakoze, uri inshuti yanjye nziza. Bakiri kuganira ariko telefone ya Gaella ihita isona, maze agahita yitaba aba ari musaza we Peter uba umuhamagaye. Ati ariko se brother, kubera iki umpamagaye noneho aya masaha? Musaza we ati hari serivisi ikomeye nagira ngo ngusabe. Ati nagira ngo rwose umperekeze kwa sheri wanjye, hari abantu bari buze kumusura, hari abashuti bacu bari buze kumusura tugasangirirayo. Ubwo rero rwose nagira ngo umfashe uze ujye kumufasha guteka kuko ndabizi ko ari wowe ubizi cyane. Maze Gaella ati ariko se wowe kubera iki uba unkoresha akazi kakabaye gakorwa na sheri wawe? Sheri wawe ntacyo ashoboye bigezaho, kubera iki atabyikorera? Maze Peter ahita amubwira ati hoya yewe ndakwinginze ngwino bimfashe. Gaella ahita amubwira ati okay nta kibazo, mu minota mikeya turaba duhuye. Bahita bagenda rero bagahura maze bakajya kwa sheri wa Peter. Baba rero bakigera imbere y'umuryango bavuye mu modoka, maze Peter agahita abwira Gaella ati ubu ngubu kandi ugiye kongera umbaze ngo kubera iki ngukoresha imirimo yakabaye ikorwa na sheri wanjye? Maze Gaella ati wagira ngo neza usoma mu bitekerezo byanjye, ni ukubera iki utashatse umusheri ushoboye ibyo byose? Ati nk'urugero urabona rwose iyo wikundanira na Benita uba umeze neza cyane, kuko Benita ni umukobwa uzi gukora ibintu byose, ureka uwo sheri wawe utazi guteka n'icyayi. Maze Peter ahita abwira Gaella ati rero wowe ntabwo ubizi, ati buriya iyo nkundana n'inshuti yawe icyari kujya kiba cyose ni njye wari kuzajya ubishinja, ibitagenze neza wari kujya uvuga ko ari njye ntashobotse. Ati rero rwose niyo mpamvu ntabikora. Ati ariko nta kibazo rega, sheri wanjye nta kintu atwaye. Ubwo ariko baba bakomanga kwa sheri wa Peter. Sheri wa Peter rero ahita afungura, maze Gaella akamunyura atanamusuhuje, ahita yinjirira mu nzu. Maze uyu musheri wa Peter agahita abaza Peter ati kubera iki rwose umushiki wawe atajya anyiyumvamo? Reba igihe cyose tumaranye ariko ni ukuri nta nkunda habe namba. Peter ahita abwira sheri we ati hoya se wibishye umunsi wacu, icyangombwa si uko aje kugufasha, mwihore rero wibyitaho wibiha agaciro ibyo ngibyo.
uyu musheri wa Peter akomeza amubwira ati ariko se ubundi buriya mushiki wawe wazamwirukanye cyangwa wowe ukiyimukira. Peter ati ariko nizere ko wikinira, uravuze ngo nzirukane mushiki wanjye, urumva se ibyo bintu bishoboka? Uyu mukobwa nawe ati nyamara njye rwose ndabangamiwe. Peter ati ariko wakabaye rwose unezezwa nuko njye nawe turi kumwe kuko birahagije, n'ubundi ntabwo uri sheri wa mushiki wanjye, uri sheri wanjye kandi njye ndagukunda urabizi nta kibazo. Gahera rero we aragenda akajya mu gikoni maze agateka koko ibiryo bigiye bitandukanye kandi akabiteka neza. Ibyo byo kurya biba biryoshye cyane. Babashyitsi rero baraza maze bakabategurira, bamara gufungura maze wa musheri wa Peter akaza akababaza ati none se mwumvise bimeze gute? Bati byari biryoshye cyane. Bati byose se ni wowe wabiteguye? Nawe ati yego rwose ni jyewe. Aba ari kubyiyitirira nyamara biba byateguwe na Gahera uba wanigumiye mu gikoni. Ubwo rero ahita ava muri salo bamubwira bati rwose uzi guteka, ati uri umukobwa mwiza cyane, ati urashoboye. Agenda rero yishimye maze akajya abwira Gahera ati urakoze cyane rwose, jya ukomeza ukore neza maze banshime, urumva ukuntu bavuze ngo nzi guteka. Gahera nawe ahita amubwira ati aho ngejeje ndekeye aho ngaho, nizere ko nakoze ibyombo bitari bukunanire, umukobwa utazi guteka gusa. Ubundi wazafasha umwanya ukiga guteka ko rwose iyo ngiyo ari karite y'abakobwa beza, wazashatse umuntu ubikwigisha. Ati nizere ko ariko ibi byombo byo uri bubishobore kubyoza. Agahita yisohokera mu gikoni. Ku rundi ruhande ariko Benita we aho aba yagiye ntabwo biba byagenze neza. Aba yagiye guhura n'umugabo we babanaga kera ariko bari baratandukanye. Aramuhamagara rero akumva rwose ntabwo yitaba, yicara aho baba bavuganye ko bagomba guhurira agategereza ariko uyu mugabo ntaze, maze Benita akababara kubera ko rwose abakimukunda nubwo baba baratandukanye abakimwiyumvamo. Mu gitondo rero ku munsi wakurikiye Gahera abyuka yazindutse maze akajya muri salo agategereza ko musaza we abyuka. Peter rero nawe arabyuka akitegura agiye ku kazi agasanga Gahera ahagaze muri salo. Gahera ahita amubwira ati rero rwose nanjye nagira ngo ngusabe serivisi, ati ndifuza rwose ko waba inshuti na Benita. Maze Peter ati ariko se kuki ibyo bintu rwose uri kubishyiramo imbaraga cyane? None se urumva ntazaba ndi kumubeshya? Tekereza nintangira kujya nsohokana nawe ngatangira kujya nganira nawe kenshi kandi rwose ntamukunda, mfite umusheri nawe urabizi. Gahera ati oya ntabwo nkubwiye ngo ureke sheri wawe, ati ubundi se sheri wawe wizera ko yagufashe wese ku buryo nta muntu wakwiba umutima wawe? Peter ahita avuga ati oya ariko ndabizi nawe ko rwose ubizi ko mukunda. Maze Gahera ati urareba ukuntu buri gihe unsaba serivisi nkaze gukorera ariko nyamara njyewe izo ngusabye ntuzinkorere. Peter ati rega rwose urabona ko twaba turi kubeshya uriya mukobwa, urabona ko wambwiye ko akeneye urukundo, yatandukanye n'umugabo we, rwose nibyo akeneye ibyishimo ariko nanone ntabwo rwose namukorera ibintu bitandimo. Gahera ahita abwira musaza we ati nyamara rwose bitekerezeho, akeneye umuntu umwokipa nibura ntabone umwanya munini wo gutekereza. Peter ahita amubwira ati nta kibazo kaho reka mbitekerezeho turebe icyo twakora. Umunsi wakurikiye rero nanone Gahera aba yagiye gusura Benita. Aba bakobwa barakundanaga cyane ku buryo urebye basa naho bahoranaga. Baba rero bicaye umwe ari gusoma igitabo undi ari kureba filime, maze telefone ya Gahera igasona aba ari Peter umuhamagaye. Ahita amubaza ati uri hehe? Ati nagiye kureba Benita, ati nyamara hari amadokima yanjye wajyanye kandi ndayakeneye yari ari mu isakoshi yawe. Maze Gahera agahita abwira Peter ati nta kibazo nsangayo. Ahita rero amusangayo maze agakomanga ati ngwino umfungurire nahageze. Gahera rero ahita abwira Benita ati ubu ni musaza wanjye uje, hari ibintu bye nari nazanye aje kubifata, ati nizere ko bitakubangamiye. Maze Benita ati hoya rwose nta kibazo. Gahera nawe ati kandi nanone aya ni amahirwe, ni igihe cyiza rwose cyo kugira ngo munamenyane rega, uzi ko utaziranye na musaza wanjye. Benita nawe ati yego rwose ndumva nta kibazo ubwo turi bumenyane.
Gayera afungurira musaza we maze agahita amubwira ati urakoze kandi kuza. Peter nawe ati yego, nizere ko rwose iyi amvirope irimo ubuzima bwanjye uyifite. Ati urwo rwitwazo rwo kugira ngo nze mpure n'inshuti yawe. Aba bombi bahita baseka maze Peter agahita abwira Gayera ati ariko nizere ko ari mwiza, nizere ko rwose utanzaniye ubusa. Undi ati nta kibazo, ati ni mwiza cyane uretse uraje umubone. Aragenda rero agahita azana amvirope iba irimo rwose urupapuro rumwe rutananditseho, maze agahita azana kandi na Benita kugira ngo asuhuze musaza we. Baba bakihagera maze Peter agahita avuga ati urakoze, iyi amvirope yari ingirakamaro cyane. Maze Gayera agahita amubwira ati dore rero uyu ni Benita, ni inshuti yanjye magara. Ati Benita, uyu rero ni musaza wanjye yitwa Peter, ndamukunda cyane. Peter agahita avuga ati wawu, nishimiye guhura n'ikiremwa cyuje ubwiza najyaga mpora numva rwose bavuga, ariko urenze uko bajyaga bakumbwira. Ndabona hari bimwe na bimwe bajyaga basimbuka iyo babaga bari kumbwira. Uri mwiza cyane rwose, nishimiye kukubona. Benita nawe ahita amubwira ati nawe urakoze cyane rwose, nawe ndakwishimiye, gusa hari ibyo nari ndimo, ubwo reka nsubire mube muganira. Benita ahita yigendera maze Gayera agasigarana na Peter. Peter ahita amubwira ati ko mbonye se wagira ngo ntabwo anyishimiye. Ati reba nk'ubu nari ngiye kumubaza ko muri wikendi ari libre maze tukaba tuzasohokana tugasangira. Ati ariko rwose mushiki wanjye urabona ko ntako ntagize, nahagerageje rwose ibyo wasabye kubikora. Gayera ahita amubwira ati wakoze cyane, gusa nanone impamvu ubona rwose atishimye, yaciye mu bikomeye rero aracyafite ibikomere, aracyababaye, niyo mpamvu rwose ubona adaseka. Peter rero ahita aseka maze agahita abwira mushiki we ati ariko ni ukuri ni mwiza, ni mwiza cyane rwose. Ngaho rero reka ngende, kandi ujya wibuka ko ntari njyenyine, ujya wibuka ko mfite umusheri. Gayera nawe ati ndabyibuka rwose musaza wanjye mwiza. Umunsi wakurikiye rero Peter ava ku kazi agataha maze agasanga sheri we yaje kumureba mu rugo, asanga yicaye muri salo, maze akimubona nta no kumusuhuza ahita amubwira ati jyewe rwose ndabirambiwe, ndifuza ko washyira ku murongo mushiki wawe kuko rwose arambangamiye. Peter ahita amubwira ati ariko ibyo rwose ni hagati y'abakobwa, mwakabaye mwumvikana maze niba hari icyo mupfa mukaba mwagikemura. Uyu mukobwa ahita abwira Peter ati ngaho tekereza, turamutse twarakoze nk'ubukwe maze umuryango wawe ukajya uza kumbangamira, ubwo si ibyo bintu urumva ntabivamo. Peter nawe ahita amubwira ati rero ni ukuri Imana ishimwe, natwe ntabwo twimariye. Uyu mukobwa ahita avuga ati none urishimye ko rwose tutarimariya? Ati ariko ubundi ubona hari ikibazo mfite, ubona ntari umukobwa mwiza ushoboye byose? Maze Peter agahita amubwira ati ushoboye byose se koko, ukaba utazi guteka, none ukaba wumva ushoboye byose? Uyu mushyira ahita abwira Peter ati none se guteka biri mu bintu byerekana umugore mwiza? Peter ati ntabwo ariko mvuze, kubera ko njyewe nanjye guteka ndabizi, urabizi njya ngutekera kenshi ndetse nkaba nanasukura n'ibyo nakoreyemo, ariko nanone iyo nayo ni ingingo yuzuza izindi zose zigize umugore mwiza, nubwo rwose yongeyeho atariyo nshingiraho. Ariko nanone nifuza ko nanjye umugore wanjye yazaba afite ingingo nyinshi zimurengera. Uyu mukobwa noneho ahita arakara akiva inyuma, ati uravuze ngo ubwo njye sinkwiye kuba umugore wawe? Peter ahita amubwira ati mbabarira rwose njye kwiruhukira, ndinaniriwe, ndumva n'ubundi ntaho turi buhurize. Gusa mbere yo kugira ngo Peter agende ahita asiga abwiye uyu mukobwa ati ariko rwose mu bibazo waba warigeze kugirana na mushiki wanjye wongeremo n'icyagiye twari dufite abashyitsi, maze akakubwira ngo utegure ibirungo byose usohore n'ibintu biri muri firigo ubu ubishyize mu mazi bivemo bukonje, ati maze aze kuza abatekere, yaza agasanga nta kintu na kimwe wigeze ukora, ati byaramubabaje cyane bituma rwose atakwiyumvamo. Uyu mukobwa nanone yongera gusara ati ubwo se koko ibyo bintu yarabibitse icyo gihe cyose? Peter ati ariko narindi kukubwira icyo mwapfuye kugira ngo ube washaka uko mwiyunga. Ati ngiye rwose ngiye kwiruhukira.
Nyuma y'iminsi mike rero hari mu masaha y'umugoroba, ubwo Peter yari yicaye muri salo ari gukina game nk'ibisanzwe, maze yumva umuntu arakomanze ahita ajya gufungura, yasanze ari Benita, ahita amubaza ati umeze ute se? Benita ati meze neza. Benita ati none se ameze ate? Peter ati inde? Ati mushiki wawe. Ati ntabwo yakubwiye se? Atambwira iki? Ati ararwaye ntabwo ameze neza, niyo mpamvu ampamagaye kugira ngo nze mwiteho kuko aba azi ko wowe nta mwanya ufite. Peter ati ntabwo nabimenye. Ati ni gute Gahera atambwiye ko arwaye? Bahise bajyana mu cyumba cya Gahera maze basanga araryamye ariyoroshe. Peter ati Gahera kubera ko utigeze umbwira ko urwaye? Ubwo yabivugaga amukorakora umubiri wose yumva umuriro amukora mu mutwe no ku ijosi, maze Gahera ati ni ukuri ngiye mba mbona uhora uri busy, mba nanga rero rwose kukongerera akazi. Peter ati ariko jya umenya ko ari jye ufite, ndi musaza wawe umwe rukumbi, ubwo rero ngomba kukwitaho. Ati none se ubundi basanze urwaye iki? Ati ntabwo nagiye kwa muganga ariko numvise ari malariya rero nanyweye imiti. Peter ati ntuzongere n'undi munsi, jya ubanza kujya kwa muganga kugira ngo umenye niba imiti ugiye kunywa ari iya nyayo. Gahera rero rwose muri burage ahita abwira Peter ati yego rwose papa, ubutaha ariko nzajya mbigenza. Peter nawe ati yego rwose mukobwa wanjye. Ubwo bose baba bari gutera burage. Peter rero ahita avuga ati reka njye kubashakira rero icyo kurya kuko rwose ntabwo nari nabimenye ko atameze neza. Peter rero ajya mu gikoni gufata ibyo kurya, maze Benita nawe agahita amusangayo abaje gutwara amazi. Agera mu gikoni rero agasanga Peter amaze gushyira ku isahani ibyo kurya. Peter ahita amubwira ati uzi ko ibi byo kurya ari njye nabiteguye? Ubwo Benita bari kumubwira ati ko numva bihumura neza, ndabona binasa neza, bimeze nk'ibiryoshye. Undi nawe ati ni njye nabiteguye. Maze Benita ati hoya pe, ntabwo ari wowe, rwose biragaragara ko ari Gahera wabiteguye. Peter ati banza ariko uryeho wumve. Ahita afata ku kayiko maze agatamika Benita. Benita ati ati mbega ukuntu biryoshye. Ati mpise mbyumva rwose ko atari wowe. Peter ati yego wambumbuye, ntabwo ari njyewe. Ati ariko ntakubeshye nanjye ndabizi cyane kandi nzi gutegura mu bwoko bwose. Benita rero afata amazi maze agashyira Gahera, agahita amubwira atumva umusaza wawe arashimishije, araganira, agira burage, ati mbese ni umusore mwiza pe. Maze Gahera nawe agahita avuga ati musaza wanjye se uramuvuga uramuzi? Ati musaza wanjye ni umwana mwiza, arakunditse, ati kandi aca bugufi, ati mbese ati ibintu byose karite zose nziza arazujuje. Maze Benita agahita aseka ati yego rwose uko niko umuntu ari we wese yavuga musaza we. Ati se ubwo uba ugira ngo ntabwo mbibona ko uba ugira ngo rwose umbwire ibyiza bye maze binkururire kuri we? Ati rwose uba uri kunkurura kugira ngo umugegereze, ati mba mbibona. Maze Gahera agahita aseka akamubwira ati yego rwose nubwo ariko bimeze ariko ni ukuri si ukumutaka, ntabwo mba ndi kumukorera publicité. Ati musaza wanjye ni umwana mwiza cyane kandi muramutse mubaye inshuti waba uri umunyamahirwe, ndakubwiza ukuri ntabwo wabyicuza. Benita rero ahita aseka maze agahita ahaguruka akajya muri salo. Bidatinze rero Benita ahita asezera Gahera akamubwira ati ngaho usigare amahoro, reka ngende, ubwo ibyo ari byo byose ugomba kujya nkureba kenshi. Aramanuka rero yagera muri salo agahita asanga Peter niho yicaye, maze agahita amubwira ati ese wari uri hano? Ati ndi kubasezera rero ndagiye ariko nzajya ngaruka kenshi ntugire ikibazo. Peter ahita amubwira ati wakoze cyane ni ukuri kwita kuri mushiki wawe, ngaho ugenda amahoro ariko nanone nawe wiyiteho, umunsi mwiza rwose wakoze. Uyu mukobwa arasohoka maze Peter uba wicaye mu ntebe akamukurikiza amaso akamureba, yarangiza agahita aterura icupa ry'amazi agasomaho. Ati wow, ariko uyu mukobwa ni mwiza pe, uzi ko ari mwiza imbere n'inyuma. Burya ibintu mushiki wanjye bavuga nibyo, nuko rwose mfite umukunzi, naho ubundi nta musore rwose wabasha kumwihanganira, ni mwiza pe. Peter rero ahita ahaguruka
maze akajya mu cyumba cya mushiki we, agera ku muryango ntarindire gukomanga, agahita yinjira adakomanze, maze agahita asanga mushiki we ari kwibyinira nkaho nta cyabaye. Ahita amubwira ati ibyo nari mbizi rwose, ati nari mbizi ko wirwaje, njyewe nari nabiketse, ati kubera iki se wahimbye indwara? Maze Gahera ati ni ukuri musaza wanjye umbabarire, nibyo rwose indwara nayihimbye, nifuzaga ko wowe na Benita mwamarana umwanya munini nibura mukabona uko muganira mukamenyana birenzeho, niyo mpamvu nirwaje rero kugira ngo mwese muhure muje kundwaza, kandi icyo nari nateguye nakigezeho. Musaza we ahita aseka maze akabwira Gahera ati ariko se koko uzageza ryari kunsunikira ku nshuti yawe? Yego nibyo ni umukobwa mwiza kandi akeneye urukundo, ariko nanone ntiwirengagize ko njyewe nafashwe, ntabwo rwose ndi libre kandi urabizi. Umunsi wakurikiye rero sheri wa Peter aza kumusura, maze noneho akaza yariye Amavubi, aza amubwira ati umva icy'ingenza ni ukumenya aho urukundo rwanjye nawe rwerekeza, mbwira ubundi ahazaza hacu ni ahahe? Ubwo Peter ahita amubwira ati ariko njyewe ibyo bintu nari ntarabitekerezaho, gusa nanone nzagenda mbikora buhoro buhoro, nzagenda mbitekereza buhoro buhoro, ibyo si ibintu byo kwirukankira. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko ndashaka ko umbwira ibintu bisobanutse, ndifuza kumva sheri wanjye ambwira uko ahazaza hacu hameze. Ubwo rero rwose ntunguwe no kumva utajya uhatekereza. Peter ati njya mbitekereza rwose, ariko nanone si ibintu bizaba ejo, ni ibintu tugomba gukora twitonze tukabitekereza dutuje. Uyu mukobwa rero ahita arakara maze agahita yivumbura akitahira. Mushiki rero wa Peter aza yiruka aza kumubwira ati uzi ko yatashye? Ataragiye, ubwo aba yishimye nyine ko amubonye asohoka, ariko araza agahita asanga Peter araryamye yiyoroshe, noneho yarembye biriseriye, umutwe uri kumurya ndetse afite n'umuriro mwinshi. Atangira kumukoraho agasanga reka da umusore ntavuga, aba arwaye rwose kandi cyane. Ahita amubaza ati none se ubaye iki? Bigenze bite? Agahita azana amazi agakozamo agatambaro maze akamushyira mu gahanga kuko rwose umuriro uba wamurenze. Ahita afata telefone maze agahamagara Benita inshuti ye, atumva ati ngwino rwose umusaza wanjye yarwaye yarembye, kandi nanjye urabizi ko mfite imbaraga nkeya, kuko Benita we aba ataramenya ko Gahera yari yirwaje. Benita rero ahita aza yihuta maze akaza agahita asanga Gahera amaze gutegura ibyo kurya bya musaza we. Gahera rero ahita abihereza Benita akamubwira ati dore rero nta mbaraga mfite, akira bijyane ubimugaburire, kandi ndakwinginze ntuveyo atariye, ukore uko ushoboye kose, niba ari no kumutamika umutamike, kubera ko rwose ari kugorana ararembye, ariko ni ukuri ubinkorere kubera ko rwose ndumva njyewe ntameze neza. Benita ahita amubwira ati humura rwose ndabikora, ibyo se ni ibintu wakorerwa unyingingira, ntugire ikibazo ndabikora. Ahita aterura bya byo kurya rero akabijyana mu cyumba cya Peter, akamubaza ati none se umeze ute? Byagenze bite? Peter rero abona ari Benita uje, maze agahita yihangana rwose akeguka buhoro akegama maze akanigaburira. Benita rero asubira kureba Gahera akamubwira ati ariko se ubundi mwafashwe n'ibiki? Ni gute urugo rwose murwara mukarwarira rimwe? Ubu se ni wowe wamwanduje? Maze Gahera ati hoya, ati nanjye sinzi uko byagenze, ati none se yemeye kurya? Benita ati yego rwose yariye neza kandi yanigaburiye. Maze Gahera ati ati ubwo noneho wabona usanze yazanye akabaraga, kuko ubundi rwose yari ameze nabi cyane, nabonaga atari bubishobore, ariko urakoze kumfasha kumwitaho. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'ijoro, Gahera n'ubundi arongera agahamagara Benita akamubwira ati ni ukuri wowe wakoze kumfasha, ariko ndagira ngo ngusabe serivisi, ejo mu gitondo uzagaruke n'ubundi kutureba, ariko uzambwire mbanze ngutume ibintu uzangurira ku isoko, kubera ko ndashaka kumutekera ibiryo rwose umurwayi ashobora kurya. Ikindi kandi nagira ngo ngusabe, niba ntari bube nkugoye cyane, nagira ngo rwose nunaza uzamfashe umungaburirire.
Benita rero ahita amubwira ati nta kibazo, ati cyane cyane ko mbizi ko n'ubundi utabikora mpari, ati iyo mpari rwose ni njyewe ubwira kubikora, ubwo rero rwose nari mbizi ko n'ubundi nzabikora. Buracya mu gitondo rero Benita akaza yahashye ibyo Gahira aba yamutumye, ariko yanaguze imbuto z'umurwayi, araza akabwira Gahira ati ndabizanye byose. Gahira akamubwira ati noneho ubutaha ntuzajya unataha, ujye ubanza ujye gusezera Peter kuko asigara akumbaza kuko atabaza igihe watahiye. Benita ati ariko rwose nta kibazo kirimo, ni uko nangaga kumuderanja kandi arwaye, nari mbonye asinziriye niyo mpamvu nari natashye ntamusezeye, ariko nta kibazo noneho ndi bubikore. Benita rero yaragiye ategura imbuto neza, maze azizanira Peter, asanga yicaye muri salo, akamubwira ati nari nkuzaniye imbuto. Peter ati urakoze cyane, ahita ahaguruka akazakira, maze Benita akamubwira ati noneho ndabona worohewe rwose, umeze neza nta kibazo. Peter ati yego ubu rwose nta kibazo. Apfundura rero ya sahani, maze akabona imbuto ziteguye neza nk'uko asanzwe abikunda, ahita amubwira ati wakoze cyane, ati se ni Gahira wakweretse uko uri buzitegure, ati kuko ziteguye uko mbikunda, ati ariko muri inshuti cyane, ati ubu se niwe wagusabye gukora ibi byose uri gukora? Undi ati ariko ni inshuti yanjye cyane kandi nawe ankorera byinshi, ubwo rero urumva ko rwose kuba namufasha kukwitaho ari ibintu bisanzwe. Peter ahita amubwira ati urakoze cyane rwose, urakoze. Maze Benita agahita asubira mu gikoni. Baba bakiri mu gikoni rero bari kuganira, ubwo ndavuga Gahira na Benita, maze Gahira akumva umuntu arakomanze ku muryango, ahita agenda agiye kureba agasanga ni sheri wa Peter, ahita amubaza ati wowe se kandi urakora iki hano? Sheri wa Peter ugira amahane n'imishiha, ati none se ngewe ngomba gusaba uruhushya rwo kuza gusura sheri wanjye we? Undi ati ariko nakubazaga gusa. Ubwo sheri wa Peter ahita agenda ari no kwizunguza ajya mu cyumba cya Peter, maze Gahira nawe akagaruka agahita ahura na Benita ku muryango w'igikoni ateruye agapurato kaba kariho ibyo kurya bya Peter, maze Gahira agahita amubwira ati ibyo byo kurya niba ari ibya musaza wanjye bijyane ubitereke mu cyumba cye. Ubwo kandi aba yabibonye ko sheri wa Peter nawe azamutse ajya mu cyumba, aba agira ngo amuteze gufuha, noneho sheri wa Peter abone ko rwose hari undi muntu umwitaho. Benita rero nawe ahita amubwira ati nta kibazo, maze agahita azamuka ama esikariye abijyana mu cyumba cya Peter. Benita rero abakigera mu cyumba agahita asanga sheri wa Peter yagezeyo kare, cyane cyane ko Benita we ataba yigeze anamubona, maze agahita avuga ati Peter nari nkuzaniye rero ibyo kurya byawe. Maze sheri wa Peter n'umushati uyu se we ninde? Uyu ninde ukuzanira ibyo afite ni biki? Maze Peter ati ni ibyo kurya byanjye, ntubireba se ko anzaniye ibyo kurya uririrwa ubaza koko? Maze uyu musheri wa Peter agahita amubwira nabi ati ubundi se ashinzwe iki? Kubera iki mushiki wawe atari we ubizanye? Maze Peter ati ariko nta kibazo, icyangombwa nuko bije kandi ubizanye nawe arakoze. Ahita abwira Benita ati Benita maze umbabarire nyihanganira rwose biterekaho ku meza. Ubwo sheri wa Peter ahita ahaguruka yiruka ajya gusomera mushiki we, maze Peter agasigara abwira Benita ati wihanganire ibibaye, ndakwinginze rwose umbabarire. Benita ahita abitereka maze akigendera, maze wa mukobwa aragenda agatuka Gahira ati nta soni, ati niyo mpamvu umusaza wawe atakimpamagara, ati ntakimvugisha kubera kuri kunshakira umusimbura, ati ubundi se mubaze niba atanshaka uzaba wungutse iki? Ati urabona ukuntu uri kunyicira ibintu kubera utankunda, utanifuza ko nabana na musaza wawe. Maze Gahira abwira uyu mukobwa ati none se ubundi niba ubizi ko ntagukunda ntanagushaka, ubundi uri kuvuga iki? Wakabimenye nyine singushaka. Ati maze uyu mukobwa agahita akomeza abwira Gahira ati niyo mpamvu se uba wazanye umuntu uza kumutegurira ibyo kurya? Gahira ati cyane nyine. Ati none se wowe ko ntabyo uzi? Ati nibura Benita we azi uko bategura ibyo kurya by'umuntu, azi n'uko babimugaburira. Ati naho wowe rwose nta kintu ushoboye, wagira ngo ntabwo uri umukobwa. Uyu musheri wa Peter noneho akitonganya umujinya ukenda kumwica, agahita ananivumbura agahita ataha atanasezeye.
Benita rero yahise aza yegera Gaella aramubwira ati urabona rwose nk'ibintu uba ukoze uri kunkoresha kugira ngo utume uriya mukobwa afuha, ati kubera iki uri kunkora ibyo bintu? Maze Gaella ati erega uriya ni musaza wanjye kandi mwifuriza ibyiza, uyu mukobwa rwose nta keza ke arikunda gusa, rero rwose nifuza ko musaza wanjye atabana nawe kuko si we mushakira ko babana. Benita ahita amubwira ati ariko umusaza wawe ni umuntu mukuru akwiye kwihitiramo, ntabwo rwose ari wowe wakabaye umwinjirira mu buzima. Ni iki kikubwira se ko uko ubona sheri we ariko abibona? Ashobora no kuba amukunda kandi ibyo wowe ubona ko ari bibi we akaba atabibona. Maze Gaella ati hoya rwose umusaza wanjye ni umuntu mwiza ku buryo adakwiye kubana n'uriya mukobwa. Maze Benita nawe ahita amubwira ati ngaho rero ndakwinginze rwose reka gukomeza kunkoresha, wikomeza kunshyira muri ibi bintu kuko ndi kugenda ngwa mu tuntu tw'udutego ntazi, mbabarira rwose njyewe ntabwo mbirimo. Iminsi yakurikiye rero Peter yarongeye ahura na sheri we, maze sheri we aza amubwira ati urabona ibintu uba wankoze, uyu musheri rwose yahoraga mu matiku gusa no mu bibazo, nta mwanya wo kwishima cyangwa kuvuga ibyiza yajyaga abona. Maze Peter ahita amubwira ati ariko amakosa ni ayawe, niba warabonye undi mukobwa anzaniye ibyo kurya kuki utabimwatse ngo maze uze ubingaburire ko byari gushoboka, ahubwo icyo wahise ukora wahise wiruka ujya gusimbukira mushiki wanjye, ubwo rero amakosa ni ayawe. Uyu mukobwa noneho yahise yenda kwiyahura ati ibintu byose ni njye bizajya bigarukira nkaba ari njye mba umunyamakosa. Maze Peter ahita yifata mu maso ati mana nyagasani ibi bintu ndabirambiwe rwose ndabihaze. Uyu mukobwa ati ushatse kuvuga se ko urukundo rwacu ari rwo urambiwe? Uyu musore ati cyane rwose ndabirambiwe, ubundi umuntu akundana n'umuntu kugira ngo bishime, umuntu aba akeneye ibyishimo, ariko mu by'ukuri umubano wanjye nawe nta byishimo umpa ahubwo ni stress gusa, ndabirambiwe rero kuko si ibi nifuza, si ibi nshaka. Uyu mukobwa ahita avuga ati none se urashaka kuvuga ko ushaka ko dutandukana? Uyu musore aramwihorera araceceka, ariko n'ubundi ni nkawe yaramubwiye ati yego. Uyu mukobwa rero yahise yivumbura noneho aravuga ati ndagiye, nizere ko mushiki wawe yishimye rwose, noneho sinzanagaruka hano, ndabona mutanshaka, ntabwo rwose mfite karibu muri uru rugo. Uyu musore yaramwihoreye habe no kumubwira ati hoya wigenda cyangwa ngo amwinginge, bigaragara ko rwose nawe yari amurambiwe, yari amugeze ahantu. Umunsi wakurikiye rero Gaella yagiye kureba Benita aramubwira ati ni ukuri ntabwo ntuje habe namba, nkurikije ukuntu wasohotse iwacu ubabaye ntabwo nigeze ntuza. Benita ati ariko nta kibazo rwose wagombaga kuruhuka kubera ko ndabizi ko nta kibi unshakira, humura rwose sinakurakariye, icya mbere ndabizi ko unkunda kandi unshakira ibyiza, kuba rero umbona mbabaye niyo mpamvu uba unshakira ibyishimo, niyo mpamvu uba ushaka ko nkundana na musaza wawe, ariko nanone ntabwo rwose nabikora, urumva ko ntajyana mu rukundo n'umuntu utarimo ijana ku ijana. Ikindi kandi nta nubwo natwara umugabo w'undi muntu, yego ngewe babinkora baranabinkoze uwanjye baramutwara, ariko ngewe sinabikora, si uko nteye. Mureke musaza wawe akomeze urugendo rwe, nanjye nkomeze urwanjye, ahari nzahura n'uwanjye unyishimira ijana ku rindi. Musaza wawe ni mwiza cyane, arakunditse, akurura rwose abakobwa bose, ariko nanone ntabwo rwose najyana mu rukundo nawe kandi atabirimo. Maze Gaella ahita abaza Benita ati none se yakubwiye ko atagukunda, yakubwiye ko atagushaka? Undi ati ntabwo yabimbwiye, ariko nanone no kuba atarabimbwiye nabyo biri mu bituma rwose mbona ko atari uwanjye, mbabarira ndakwinginze mureke rwose akomezanye na sheri we. Gaella ahita abwira Benita ati ariko wa mugani ibintu uri kuvuga nibyo, urukundo rujya aho rushaka, nta mpamvu z'uko turuforusa, ati ubanza ndi gushyiramo imbaraga z'umurengera kandi bitari ngombwa, ati wa mugani reka tubireke, niba ari ibiba bizaba kandi bizikora.
Gahira rero ataha yahinduye ibitekerezo rwose yumvise ko ibyo arimo atari byo, agera mu rugo agasanga Peter yicaye muri salo maze agahita agenda akamwicara iruhande ati musaza wanjye nkunda ndakwinginze mbabarira nabivangiye mu bintu we na sheri wawe ariko rwose sinzongera habe na mba ndetse rwose niba unabishaka umubwire azabe hano ntabwo nzongera kubivangira mu rukundo nzamenya ibyanjye aferi zanyu nazo ziba izanyu maze Peter agahita amubwira ati gusa nyine ikibabaje ni uko n'ubundi ubu byarangije gutinda uruzi rwarangije kurenga inkombe kuko ntabwo nkiri kumwe na sheri wanjye twatandukanye maze Gahira ati kandi rwose ibyo byose ninjye nabiteye amakosa ni ayanjye Peter nawe ati hoya rwose wikwishinja amakosa humura nta kibazo Gahira ati none se ntabwo wandakariye ko nabigizemo uruhare umusaza we ati hoya nta kibazo rwose ahubwo ibyo ntitwongere no kubivuga ati buriya n'ubundi ntiyari uwanjye igihe cyari kigeze rero kugira ngo ibitari ibyanjye bisange nyirabyo ati wihangayika humura nta kibazo reka twirebere agafilime ahubwo kuko rwose nta kibazo habe na mba hashize icyumweru rero nanone Peter yagiye kureba Benita yarakomanze Benita afunguye ati ugeze hano ute se kandi urifuza iki maze Peter ati ni wowe nari nje kureba yaramufunguriye amuha karibu mu nzu maze Peter ahita amubwira ati rero ni ukuri nari nje rwose kugushimira ko wanyitayeho igihe nari ndwaye ikindi kandi nari nje kugusaba imbabazi ku byabaye na sheri wanjye ukuntu rwose yakubwiye nabi ibyo byose rero nari nje kubikubwira maze Benita ahita amubwira ati hoya nta kibazo ati nyine ni sheri wawe yagombaga kurakara maze Peter ahita amubwira ati ariko yari sheri wanjye wahashize ubu rwose ntakiri sheri wanjye maze Benita ahita abaza Peter ati none se ni ukubera njyewe cyangwa ni ukubera mushiki wawe undi ati hoya ati rwose ibyacu byapfuye kera ati kuko buriya ntabwo twigeze twumvikana habe na mba ntitwajyaga twicara ngo tujye inama buri gihe icyo navugaga ntiyacyumvaga maze ugasanga nta na rimwe twigeze dushyira hamwe ni ukuvuga ko rero urukundo rwacu rwangiritse rwose kuva kera kose wibyirenganyiriza maze Peter ahita akomeza abwira Benita ati kandi rwose ibi twakabaye tubifata nk'aho ari igihe cyiza kugira ngo njye nawe tube twabona ibyishimo Benita rero ahita areba nabi Peter maze Peter akamubwira ati hoya nivugiraga utagira ngo ndi kuguprofita rwose siko bimeze ati ntabwo rwose nanjye ndi ku ruhande rwa mushiki wanjye ntabwo nshyigikiye ibyo arimo ariko nanone ndifuza ko njye nawe twaba inshuti tukajya dusohokana tukajya tuganira kenshi tukaba inshuti rwose magara ziziranye uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo nanjye ibyo ndumva bitambangamiye Peter rero ahita atangira kubaza Benita ati ariko mushiki wanjye yambwiye ko wakoze divorce n'umugabo wawe ati byaba byaragenze bite maze Benita ati hashize umwaka umwe gusa dutandukanye ati umugabo wanjye yari umuntu mwiza cyane yari umusore twakundanye ubuzima bwanjye bwose kuko rwose niwe wambaye hafi ibihe byose naramukundaga kandi nawe yarankundaga ati rero twarabanye rwose tubana neza ati gusa nyuma y'igihe gito yatangiye kugenda ahinduka atangira kujya agenda ambeshya ndetse bikagaragara ko ashobora kuba aca inyuma ati bidatinze rero yaje kunsaba ko twatandukana ati birashoboka ko umukobwa mushya bari bari gukundana aricyo yari yamusabye yari yamubwiye ko kugira ngo babane ari uko agomba kubanza gukora divorce nanjye ati byarabaye koko turatandukana ati gusa ubu rwose ntangiye kwiyakira ntangiye kugenda nkira icyo gikomere bitambwiye ati birababaje kandi rwose ihangane ndabyumva ko atari ibintu byoroshye gusa nanone umuntu agenda akira buhoro buhoro komera rwose ndabyumva ko wanyuze mu bihe bitoroshye maze Benita ati urakoze cyane ubwo rero Peter yahise abwira Benita ati nuzajya rero uza mu rugo uje kureba mushiki wanjye rwose ntukagende nanjye utansuhuje kuko
kuko nanjye ubu mbaye inshuti yawe. Benita ati yego rwose nzajya mbikora, kandi nanone ndishimye ko inshuti zanjye ziyongereye. Aba bombi bavugaga ibi bari kurebana icyoroshye, ubona ko rwose bari kurebana ibintu bitari iby'ubucuti gusa, ariko nanone ntawe uri kubibwira undi. Ubwo rero Peter yari agiye guhaguruka ngo atahe, maze yumva ntameze neza, ahita abwira Benita ati nari mfite n'ibintu byinshi byo gukora, ariko nanone ndumva mfite isereri, ndumva ntameze neza, mbese wanyihanganira nkaba ndyamye muri iyi ntebe yawe? Benita ati nta kibazo rwose, ruhuka umere neza. Ati rega n'ubundi uracyarwaye ntabwo urakira. Ati ryama rwose wisanzure uko ubyumva neza, ubanze uruhuke, uraza gutaha ari uko umeze neza. Peter rero yatashye ku mugoroba, maze asanga Gaella yicaye muri salo, ahita atangira kumubwira ati wawu, wiriwe umunsi wose kwa Benita? Mwiriranywe? Maze Peter ati numvaga ntameze neza, nabanje kuruhuka. Maze ubwo rwose Gaella yari ari guseka yishimye, ati ndabyumva cyane. Ati none se ngutegurire ibyo kurya? Peter ati hoya yewe ntabyo nshaka, nariye ndahaze cyane. Maze Gaella ahita yiterera hejuru ati wawu, ati ntureba se? Ati nari mbizi rwose ko umeze neza nta kibazo na kimwe ufite. Maze Peter ati gabanya umunwa uravuga cyane. Ubwo yabivugaga ari nako aseka, ahita yigira mu cyumba. Maze Gaella asigara yishimye ariko avuga ati ntureba se? Ntureba umukobwa mwiza rwose ufite imico, nturiya nifurizaga mu musaza wanjye? Urabona ko biriranwa umusaza wanjye akaza ameze neza ahantu hose? Ntureba atandukanye rwose na kiriya kirara yari afite ngo ni sheri we? Yarishimye cyane, maze akajya ahaguruka akabyina, yari anezerewe bitabaho. Hashize iminsi rero ni muri wikendi, Peter ntabwo yari yakoze, ari mu gikoni ari guteka, dore ko yanabikundaga cyane rwose. Yakundaga guteka ndetse no koza amasahani inshuro nyinshi. Maze yumva umuntu arakomanze, agiye kureba asanga ni Benita ukomanze. Ahita amubaza ati umeze ute se? Benita ati meze neza. Ati wowe? Ati nanjye urabibona meze neza, gusa nari ndi guteka. Maze Benita ahita amubwira ati wawu, mushiki wawe yajyaga ambwira rwose ko uri umutetsi mwiza uzi guteka cyane. Ati noneho uyu munsi ngiye kuguhera amanota, ndaje mbirebe ndebe uko bimeze. Maze Peter ahita amubwira ati ahubwo uratungurwa urumirwa, kuko rwose nteka nk'umuntu wabyize muri kaminuza. Aba bombi barasetse, maze bahita bagenda bose berekeza mu gikoni. Baratetse rero maze bajya ku meza. Benita yarumiwe ukuntu uyu musore yazi guteka isosi iryoshye cyane. Umunsi wakurikiye rero Benita yari yicaye iwe, maze Peter aramuhamagara aramubaza ati umeze ute se? Benita ati meze neza. Ati gusa nyine ndumva nkumbuye ya sosi watetse. Ati yari iryoshye ku buryo ahantu hose ngenda numva igenda impumurira. Maze Peter ahita aseka ati wawu, ati ntumva se? Ati ariko nari nabikubwiye ugira ngo ndakubeshya. Maze ahita akomeza amubaza ati none se? Ati ejo ufite gahunda? Benita ati hoya nta gahunda mfite rwose, ndahari wese. Peter ati rero ubwo gahunda ndayifashe. Ati twazasangira se ibyo kurya by'umugoroba? Undi ati cyane rwose nabikunda ko twasangira. Peter ati ndishimye cyane, ubwo nta hejo, gusa ndumva natangiye kugukumbura. Benita nawe ati nanjye nuko ni ukuri ndumva ntangiye kugukumbura. Bakubye telefone, maze Benita ahita yishima ati wawu, ejo tuzahura turi twenyine maze dusangire. Ati ariko ubundi ko numva ntangiye kwiyumvamo uyu musore, bimeze bite? Ndumva rwose ntangiye kujya nishimira kuba naba ndi kumwe nawe twembe turi babiri. Ati ubu sintangiye kwihuta se? Ati ariko nta kibazo, reka mbyihorere, ubwo nzaba ndeba uko bizagenda. Ku mugoroba rero harageze, maze aba bombi barasohokana bajya gusangira. Batangiye rero kuganira, maze Peter abaza Benita ati none se ni iki rwose utekereza ku mubano wacu, ubucuti bwacu urabutekerezaho iki? Benita nawe ati urebye ntabwo nari nabitekerezaho ibintu birenze, ariko
rwose mbona umubano wacu ari mwiza kuko ndawishimira. Maze Peter ahita amubwira ati ariko nanjye nishimira kubana nawe, iyo turi kumwe mba numva nishimye, mba numva nezerewe. Peter ahita areba Benita umwanya atavuga, maze Benita ahita amubaza ati none se kunyitegereza cyane ni iki? Peter ati uri mwiza kandi uzi ubwenge, uri umuhanga cyane, ndabigukundira rero kandi rwose ndabyishimira. Benita ahita aseka ati ariko nawe ntugakabye. Peter ati ntabwo nkabya, ni ukuri uri umukobwa w'umwihariko. Baratashye rero, maze Peter ageze mu rugo ahita ahurirana na mushiki we muri salo, ahita amureba, maze mushiki we araseka. Peter ahita amubaza ati ukuntu rwose uri kundeba wagira ngo wamenye aho mvuye? Maze undi ati yego nyine ndabizi. Ati none se, ati mushuti wanjye ntiyanyoherereje message akambwira ko muri kumwe? Ubwo Gahira ahita abaza Peter ati none se ibyo bintu rwose biri seriye mubikomeyemo se? Peter ati hoya, ati tuba twisohokaniye gusa ni ukugira ngo tumenyane, ati ni ubucuti busanzwe rwose ntutangire kubyivangamo, nta rukundo rurimo hagati yacu. Gahira ati none se ubundi harabura iki ngo n'urukundo ruzemo? Mwese ko nta muntu mufite, kubera iki mutakundana? Maze Peter ahita amubwira ati hoya, ibihe turimo rwose ntabwo twese bitwemerera guhita twongera kwinjira mu rukundo, buri umwe muri twebwe yarakomeretse ku ruhande rwe, ubwo rero si igihe cyiza cyo guhita dusubira mu rukundo, gusa ni inshuti yanjye isanzwe. Gahira ahita amubwira ati nta kibazo rwose musaza wanjye, ndakwizeye, wowe bitekerezeho n'ibindi bizaza, ni buhoro buhoro. Bukeye rero n'ubundi Benita yaje kwa Peter, maze saa sita zigeze batumije icyo kurya, batumije amaburushete, maze araza. Peter rero yari yateguye ku meza, azana na vin rouge, ari kubwira Benita ati vin rouge ijyana cyane n'amaburushete. Aba bombi rero bari bishimye bicaye bari kuganira, sinzi uko barebanye, maze bahita bacecekera rimwe, bose bararebana, bagiye kongera kwiretruva bose bamaze gusomana, ari nako bafashe ibirahure mu ntoki bari bari kunywa, ariko bahita bikaruma nkaho nta cyabaye. Benita yahise abwira Peter ati ndabizi rwose ko ibi bintu utabiteguye kandi rwose ntabwo wabitekerejeho, ati ubwo rero rwose ndumva dukoze amakosa kuba tubikoze. Maze Peter ahita abwira Benita ati ariko njyewe rwose ndi seriye mu byo ndimo, ntutekereze ko bintunguye, oya pe, njyewe nkwiyumvamo kandi rwose ndumva nsigaye ngukunda birenze uko wowe wabyumva, gusa sinzi uko wowe ubitekereza. Ubwo yabaye akimubwira ibyo ngibyo, maze Gahira aba arinjiye abona aba bombi baricaranye barishimye, yahise atangira kwisetsa. Yabonaga ko rwose hari nk'ibiganiro bari barimo akurikije amasoni bari bafite batashakaga ko yumva. Ahita ababaza ati none se hari icyo nangije se? Bati hoya, bati nta kibazo, ngwino nawe ahubwo dusangire kuko turi kurya ibintu biryoshye cyane. Gahira ariko agitangira nawe kurya, agihagaze rwose yahise yumva umuntu akomanze ku rugi, ahita ajya kureba. Yagezeyo asanga ni umusheri we wari uri gukomanga, maze ahita amubwira ati ariko se Gahira byagenze bite? Telefone yawe wagira ngo waramborotse, ndaguhamagara ntiwitaba, message ntuzisubiza. Ubwo ariko niko Gahira yari ari kumusunika amusubiza inyuma y'urugi adashaka ko yinjira. Uko yamusunikaga rero niko rwose uyu musore nawe yatekerezaga ko amajwi yumvaga mu nzu hashobora kuba harimo undi musore utereta Gahira, maze noneho bakarwana ashaka kwinjira. Yaciye ku ruhande rero Gahira, maze abarinjiye ageze muri salo. Benita akimubona ahita akubitwa n'inkuba ati none se mwe babiri muraziranye? Ubwo yari asanze uwo muntu wari uri kubwira Gahira ko yamubuze, yaramukumbuye, yari umugabo we wa kera. Yahise abaza Gahira ati none se uyu muntu muraziranye? Abandi batangira rwose kumwaragurika. Uyu mugabo nawe yahise abaza Benita ati none se uri hano kubera iki?
uyu mugabo yahise atangira kuvuga ati mana nyagasani, ati mbega ibyago, ati izi ni inzozi mbi wagira ngo ndi kurota, ati rwose Benita mbabarira ngusobanurire. Benita atarashatse kugira ikintu kimwe yumva, yahise ahaguruka ahita asohoka abacaho, maze Peter nawe ahita amusohoka inyuma kuko rwose yari akeneye kumva uko bimeze. Barageraho baricara, maze Benita amusobanurira ukuntu uriya ari we umugabo we wa kera, maze Peter ataha yarakariye mushiki we kuko yari yabonye ko ari we wamaze gusenya uru rugo rwa Benita. Ati uri umuntu mubi cyane, sinshaka kukubona rwose, sinshaka no kukuvugisha, nta soni, urifata usenya urugo rw'undi muntu, utwara umugabo w'undi muntu, maze urangije unamwigiraho inshuti, uramukurura uramwiyegereza, bigeze aho ngaho. Ati ntabwo nari nzi ko mushiki wanjye yaba ari inyamaswa bingana gutya, urantangaje si ukukubeshya, kandi ni ukuri urampemukiye. Gahira rero yagiye kureba Benita kugira ngo amusabe imbabazi, yarakomanze, maze Benita arafungura. Akibona ari Gahira yahise afunga ajya inyuma y'umuryango, yanga kumuha karibu mu nzu, maze atamubaza ati hashize igihe kingana iki rero usohokana n'umugabo wanjye? Undi ati hashize imyaka myinshi. Ati none se wari ubizi ko ari njye mugore we, niyo mpamvu wanyiyegereje? Undi ati bigitangira sinari mbizi, ariko nyuma naje kumenya ko ari wowe, rero naje kukubona muri supermarket, maze ntangira gushaka kukwiyegereza. Benita ahita amubwira ati ariko ni ukuri uri mubi, uratekereza ukuntu wanyitaga murumuna wawe, nkarira buri gihe nifitiye agahinda, ukanyegamisha mu gituza cyawe ukampoza, kumbe wari ubizi neza ko ibiri kundiza ari wowe wabiteye, ariko wari mubi koko. Uribuka uza kumbaza salo nkoreshamo imisatsi? Undi ati yego rwose, niyo nzira nari nyuzemo kugira ngo ngusabe ubushuti, nifuzaga kukuba hafi kubera ko nari narabonye ko umugabo wawe yari umuntu mubi cyane. Ajya kuza yambwiraga yuko ashaka gutandukana nawe, ati arambiwe mariage yanyu, ariko nanjye nyuma y'igihe gito tumaze kuba inshuti, yatangiye kujya abibwira inshuti yanjye, akayibwira ko nanjye arambiwe kuba inshuti nanjye, yishakira ko dutandukana, maze akikundanira n'iyo nshuti yanjye. Nabonye rero ukuntu atari seriye, mpita ntekereza ukuntu wababaye, niyo mpamvu nashakaga kukwegereza kugira ngo rwose nkube hafi, maze nguhoze amarira, kuko wowe nabonaga uri umuntu mwiza, ahubwo uriya mugabo wawe ari we muntu mubi, uhora ashaka gukundana n'uyu mukobwa akamureka agakundana n'undi. Benita yahise abwira Gahira ati nta kintu nifuza kumva mu byo ushaka kunsobanurira byose, kubera ko ntiwibagize kuba nsenyeye urugo ukagerageza kungira inshuti. Ati nta kintu kimwe nshaka kumva umbwira, ahubwo genda mva imbere, mvira mu rugo rwose, singikeneye kukubona, Imana izambabarire sinzongera kubonana nawe, sinshaka no kuzongera kumva ijwi ryawe ukundi. Benita rero yaragiye arakarira cyane rwose Gahira. Yahagera barakarira bose, telefone zivuye kwa Peter na Gahira ntazongere kuzitaba, ntiyongera kubavugisha, aragenda arababara koko, agahinda kikuba inshuro nyinshi, kubera ko yasanze abantu biyitaga inshuti ze aribo bari baramuhemukiye. Yarababaye arabarakarira. Umunsi wakurikiye rero Peter nawe yabonye ukuntu ari guhamagara Benita ntiyitabe, yamwohereza message ntamusubize, maze afata icyemezo cyo kujya kureba niba ameze neza akurikije n'ibyari byamubayeho byose. Yaragiye rero akomanze aramufungurira Benita, maze ahita amubwira ati rwose ndakwinginze isubireyo, kuko yaba wowe yaba mushiki wawe nta n'umwe nshaka mu buzima bwanjye, nta n'umwe nshaka kuvugisha, rwose nta n'uwo nshaka iruhande rwanjye, igendere ndakwinginze, nta kintu mfite cyo kuvugana namwe. Uyu musore rero nawe rwose utari ufite icyo kuvuga yahise asohoka aragenda, gusa icyangombwa nuko yarabonye ko uyu mukobwa ameze neza nta kibazo. Ku rundi ruhande ariko na Peter ntabwo yari akivugisha mushiki we, yari yaramurakariye kuko yumvaga rwose ibintu yakoze bitababarirwa. Hashize iminsi rero
Benita yafashe icyemezo cyo kujya kuvugana na Gayera maze akamubaza ibibazo byose yari afite, kubera ko Gayera yari amaze igihe amwandikira mesaje ko ashaka ko babonana, nubwo Benita yari yaramwihoreye. Benita rero yagiye kwa Peter maze bicarana ari batatu muri salo batangira kuganira. Benita abaza Gayera ati njye hari ibibazo nshaka kukubaza, umbabarire rwose unsubize utambeshye. Ati ese waba wari unzi na mbere hose? Gayera ati hoya, gusa umugabo wawe yari yakunyeretse ku ifoto. Ati none se wari ubizi ko turi hafi gukora divorce? Gayera ati yego. Ati ni wowe se wabiteye kugira ngo bansabe divorce? Gayera ati yego, nabwo ni njyewe. Maze Benita ati icyo gihe cyose rero ni ukuvuga ko wari uziranye n'umugabo wanjye? Gayera ati cyane rwose, ati ariko ndakwinginze ngusabye imbabazi rwose, kuko kuva nahura nawe nasanze ndi igicucu. Narebye ukuntu uri umwana mwiza wicisha bugufi, ndeba n'ukuntu rwose uriya mugabo nta mugore n'umwe bamarana kabiri, numva rwose nakoze amakosa. Niyo mpamvu rero nifuje kuguhuza na musaza wanjye, kuko nibura nabonaga azaguhoza amarira kandi rwose azaguha umunezero wari ukeneye. Ndakwinginze mbabarira rwose kuba narakwibye ikintu cy'agaciro, mbabarira kuba naragusenyeye urugo. Gusa nanone nyuma yaho rwose narigaye, ubu rwose ndumva narakoze amakosa atababarirwa, ariko ndakwinginze gerageza umbabarire. Peter rero ahita abwira Gayera ati ni ukuri rwose urampemukiye, sinumvaga rwose ko ibi bintu wabinkora. Amara kuvuga ibi byose maze Benita nawe ati ibyo nashakaga kumva byose ndabyumvise, reka nigendere. Ahita ahaguruka akagenda nta rindi jambo arengejeho. Mu masaha y'ijoro rero Peter yaragiye ajya kwa Benita maze arakomanga. Benita afunguye abona ni Peter, ahita amubwira ati ariko sinababwiye ko rwose nta n'umwe nkeneye muri mwebwe? Peter yahise amusimbukira maze aramusoma, ataretse hari ijambo na rimwe avuga, aramusoma umwanya munini maze ahita amubwira ati umva Benita, sinzi rwose uko nakwisobanura nuko nagusaba imbabazi ku byo Gayera yagukoreye, ariko icyo nzi ni kimwe, ndagukunda cyane kandi sinzigera nkureka, sinzigera nkubabaza, sinzigera ngusiga. Ubwo Benita yari ari kureba mu maso ya Peter maze ahita amubwira ati nanjye ndagukunda kandi ibyabaye byose nta ruhare wabigizemo. Yarongeye rero Peter ahobera Gayera, ahobera Benita cyane cyane, aramufata aramukomeza, aramubwira ati komera kandi turi kumwe, ni ukuri ndagukunda ubuziraherezo. Benita nawe ati urakoze cyane kuza mu buzima bwanjye. Inkuru y'urukundo rero y'uyu munsi naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri iyi channel, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane.